nge ari uwo navutsemo, ari uwo nashatsemo, arabo abavindimwe na Sherisa, mutwemerere tubashimire cyane. Kubivuga bivugitse uko nyine, ariko sibwo buremere buri mu mitima yacu. Mu byumve cyane cyane, nk'uwaguhagarika hano wenda wagize ikintu runaka wifuza ko abantu bagufashamo bakagufasha, uko wabashimira. Mu byumve ko biremereye cyane. Simvuze ngo ikinyarwanda gifite amagambo make, ni menshi, ariko ngira ngo n'uwavuga mu ndimi z'amahanga byaguma bimeze gutyo. Mwumve rero ko twabashimiye cyane. Ni nayo mpamvu mwabonye twaje turi itsinda rinini cyane, ariko twagerageje. Byari kugira ngo mubone ko turi hamwe. Nuko bitwara umwanya, hari n'abandi. Shema ari inyuma iriya, sinzi impamvu atahagurutse kandi ari we mugabo mfite wari kumfasha gushima abantu, ariko niyo character ye ntabwo yakunze kuza imbere hano. So mwumve ko twaje uko dushoboye, nta mpano dufite twabakwizamo, murabyumva ko bidashoboka, ariko turabashimira cyane. Wari umugoroba umwe nk'iki gihe, nkase hariya nibuka ko ariyo saha naziye, ngira ngo nuwayintumye, ariko noneho ngira ngo ndi safe kuko abana banjye bose nabazanye, nta uri bumpamagara ambwira atyo. So twari twicaye nko ku ntebe ya gatatu hariya, barampamagara. Ibyabaye byarabaye, sinshaka kubikurikiramo. Satani rero aguma kongorera ati kusubiyeyo. Haleluya. Ariko twambaye imbaraga nyinshi. Hari umubyeyi wavuga turiya mugore n'umusazi ahagaze hariya aseka. Why not? Ndarira rero ngo bigende bite. Murumva arata ntakwiriye guseka Satani. Yesu ashimwe cyane. Mfite abana benshi barimo hano, barahari. Abangana na Sherisa ubwo si abana banjye, abangana na Shema, kandi muri Healing Worship Ministry barimo. So nta cyuho mbona cya Sherisa ari hariya ku muryango aho yahagararaga, ari hano yazaga rimwe na rimwe gusirimba. Nta cyuho gihari. Suko mfite imbaraga nyinshi, ariko numva nshaka kubikora ntanabizi, by the way, ariko kugira ngo nsirimbe ku bwa Sherisa. Yesu ashimwe cyane. So ndakomeye, turakomeye. Mwabanye natwe kuva tariki 3 mukimara kubimenya. Ninjye watinze kubibabwira. Nabonye abakristu, nabonye abaririmbyi, nabonye abantu nabo ntazi n'abatanzi. Yo, muri beza cyane. N'uyu munsi kandi mu byumvi, muri butwemerere turataha kare tujye kwakira abantu. Baracyaza, muracyaza. Aba bana, aba basore n'inkumi ntibigeze bahagarika. Nzaba nambaho, honestly nzaba nambaho as long as I live, nkiriho ngihumeka. Nzaba nambaho mu mbaraga zanjye nkeya. Bantu banjye muri hano ndababona, n'abandi badukurikiye. Mureke tunambe kuri uru rubyiruko, mureke tunambe kuri aba bagenzi ba Sherisa. Sibyo se? Tubikore ku bwacu, tubikore ko ari ngombwa, tubikorere na Sherisa. Hari ubwo wenda twaba tubivuga kuko bigishyushye, ariko ndashima Imana ko n'ubusanzwe nari uwanyu, nari umuhealing, ntabwo ari uko nazanywe na Sherisa. Ngira ngo muri iri torero njemo kenshi gashoboka ku bwa Sherisa. I mean ku bwanjye. This time rero nzaza kubw'impamvu nyinshi. Amarangamutima nashira wenda, ariko kuri njye numva bidashoboka kuko sinzigera nibagirwa Sherisa nkiriho. So murumva ko nzahora mbagendaho bana banjye, nzabanambaho. Mwarakoze cyane. So mwarakoze ku masengesho, ku magambo meza, ku mafaranga mwatanze, ku ndirimbo, kutuba hafi, kuri message, ku bintu byose. Reka ndeke kurondogora. Turi hamwe, icyo muzadukeneraho mu bushobozi bwacu bukeya uko bungana kose. We are here to stand with you ku bwacu no ku bwa Sherisa. Kandi twizeye neza ko Sherisa ari aho twese ngira ngo duharanira kuba. Yesu ashimwe cyane. Ni kimwe mu bintu bintera morali, nkakomera, nkacya ku maso, nkakaraba, nkisiga, nkanezerwa, simperanywe n'agahinda n'umwijima. Yesu ashimwe cyane. Mwumve ko tubakunda. Thank you.